baramufungiye mu rugo rwe, baramufungiye inzira. Uhita umubaza uburyo bamufungiye inzira n'abari bo, noneho n'itariki babikoreyeho n'igihe bimaze amara y'icyo kibazo n'urwego yagiye abigezaho. none icyo gihe wowe ukaduhamagara ukabitubwira. wenda nk'inurugero nko ku ishuri tugira amakarabu aricyo bita media karabu. Media karabu, yes, nka kuriya Media karabu. wenda iyo ugiye nko kuvuga amakuru ushobora kuvuga ngo igitondo cyiza abateze amatwi radio voice Kanyanza. Yego. wenda komeza wenda ukavuga igitondo cyiza radio voice Kanyanza numva wenda ukagenda nyine uvuga amakuru, ingingo z'amakuru. ingingo ese wenda twebwe tuvuze igitondo cyiza abateze amatwi radio voice Kanyanza kuko radio yacu bayita voice Kanyanza, ahandi wavuga gute? nyine ushyiramo ruda. ukavuga gute ubwo? nyine bitangire ijwi rya ruda. igitondo cyiza abateze amatwi ruda cyangwa igitangazamakuru abateze amatwi voice, ijwi rya ruda. igitondo cyiza abateze amatwi voice cyangwa ijwi rya ruda mu Rwanda hose, East Africa na Africa no ku isi yose. nuko nguko bakibimbura. media ya kirabu kuriya ikorwa, nuko nguko tubigisha uhita uyava imuzi ukabanza ukayabasogongeza umusogongero w'ingenzi w'aya makuru. ku bw'iyo mpamvu ukahita uvuga akarengane k'ibihekane umuturage yakorewe. tugiye mu mizi y'aka karengane kagatangira, yitwa kanaka na kanaka, mu mudugudu uyu n'uyu, mu isibiyi n'iyi akagara kanaka bagiranye ibibazo. umwe afungira undi. icyo udakora ni kwishyira mu mazina yawe, kuko nta muntu uzamenya ibyo ari byo. ariko amazina yawe ntabwo uyavuga, kandi ntuvuga umudugudu wawe. wowe ushobora no kuvuga umudugudu wo hirya cyangwa umurenge wo hirya, uvuga kode za ruda zawe gusa. mvuye mu murenge uyu n'uyu, ariko ntuvuge umurenge wawe, wowe ukavuga gusa imiterere y'ikibazo, ariko ntuvuge amazina yawe. kandi ntube wavuga n'umudugudu wawe. niyo wavuga ati twatembereye umurenge runaka, niyo yaba ari umurenge wawe. ukavuga niyo Nziza, ukavuga akarere, ukavuga umurenge, akagari, ibintu nk'ibyo byose ukavuga. twazindutse abaruda twatembereye hose, bo ku ijwi ryo ku Nziza ry'abaruda ryahagurutse nk'itsinda ry'abanyamakuru twagezeyo kuri intego. iboneye ibiciro ku isoko ntibyoroshye, kandi abaturage barashona. hari ubukene buvuze ubuhuha, nta mazi ahari, amavuriro mituweli barakubwira jya kwigurira muri farumasi, kandi twaragiye muri mituweli. ibyo byose izo ngingo ukazisobanura. we gusa ntuvuga izina ryawe, ushobora no kwihimbira irindi zina. iyo ushatse kuvuga izina ukavuga ati kode kurengwa, umunyamakuru w'igitangazamakuru cya ruda, ijwi ry'abaruda mu Rwanda, East Africa, Africa n'isi yose. duhagaze ku gasozi ka Nziza, niyo wavuga Nziza gusa. kubera imirenge y'iyo hose wowe uyizi, Banyizi, za Kibangu, za Rongi, za Nyabinoni, za Kiyumba. ushaka kuvuga umwe muri iyo yo hirya ituriye aho utuye. twe nuko ni ngombwa ngo ugende uvuga ibyawe byose. ubwo rero uzajya ugenda ukora imiti batangiye imirimo. n'aba bose bayoboye igihugu batangiye bakiri abana, ahubwo abintu bagira ishyari ntibashaka kubyigisha abantu, babyigisha abana babo. rero iryo shari twaje kurikuraho, kwigisha abantu bose imitekerereze myiza, imikorere myiza, iyo bita politiki nziza. bajya kunzana agakoramo imitima. yewe kuri satelite za ruda mwaduhamagara kuri iyi nomero ikurikira ku gasaraba 250 78 34 28 622. turabitaba amasaha 24 iminsi 7 yose kuri satelite za ruda. mwese tubahaye ikaze ku isi yose.